Ushtere gutyo gusa niturangiza tuvuge ngo anafanya njia ngo bari kumva Isirayeli abashitsi turi kuvuga ngo azaca inzira atarizi aho ubona bigoye cyane aho ngaho ni w'Imana aho ni Imana izishaka inzira shiri nonge rutere gutyo gusa niturangiza twakire umwanya urari asante cyane baratubwira amasaha bazabajyanira zo mutaha umwayise rwose sawa twagiye twaga mutarana wakati mwingine umeshindana
Yego, yego, uweze kumugongo wanje natuzaba ukuri uweze kumugongo wanyo natuzaba ukuri uweze kumugongo wanje natuzaba Ni ureba, ni
munanira agenga ibihe anakimwe kimunanira agenga ibihe iyo wambaye ubushwambagara nakwandika umwenda w'igitare anakimwe kimunanira agenga ibihe iyo wambaye ubushwambagara nakwandika umwenda w'igitare anakimwe kimunanira agenga niureba munda y'inuma akabona ishyamba rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yavutse inguma zose narindite yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yavutse inguma zose narindite nanjye we nagenda inguma yanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyobora aramwizakiza ishuri imbere yanjye yose yewe tuzamure amen anizibagiwe tuzamure cyane amen Hallelujah. Hallelujah! 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 Twasaraye twasaraye uko ni uko dushoboye ariko twasaraye turatarama abazapfejo cyangwa abapfuye umunsi dufite ko numva mwamujereza ngo mwasaraye naje njyewe nasaraye ndawe ndasararuka none kandi ndawe kandi ndasaraye bwana sifiwe usirimba wibuka wadutariye ejo aho yasinziriye hajya waruri ejo ari wamukomereza ajya basiziguye numara muvuga ngo umva imana Yanifanya niwe jasiri yanifundisha niwayukaruka uzana yanifundisha nikirukaruka uzana aiwe nidasiriwe nidasirina Yesu yanifanya niwe
Israeli izina ryawe Israeli w'Imana we asati zeko ibihe byose Mana Israeli twashimye ko kongera gutaramira Mana kwizina ryawe kongera gutaramira izina ry'uyu munsi Mana Israeli ubushake bwawe ubushake ariko ubushake bwawe n'urukundo rwawe Mana Israeli we nitwifuriza byiza wongeye kutugabiza iri joro Mana Israeli kugira ngo twongere kumva Imana muri twebwe kugira ngo twongere kumva Imana kugira ngo imitima yacu yongere yumva Imana ubugingo Mana izina ryawe Israeli umuteguro mwiza w'amahoro Mana Israeli twongeye kwishimira muri wowe twongeye kumva Imana y'ubuzima bwacu izina ryawe rishigwe hejuru tubane natwe ijoro ry'uyu munsi Mana Israeli twongere tukumve imitima yacu Mana Israeli yongere yumva Imana muri iyi nzu bongere bumva Imana iyi nzu hongere handika amashimwe iri joro ry'uyu munsi wa Mana Israeli we ubushake bwawe bwiza ubashe kuza muri iyi nzu ugiye kumva ijambo ryawe ubashe kugenda Mana Israeli utateguye Mana y'ibintu bukomeye reka izina ryawe ijambo ryawe Mana rigira imbaraga mu mitima yacu rigira imbaraga mu mitima yacu reka ubwiza bwawe n'ubushake bwawe uza wumvisha imitima yacu ikabasha ijambo ryawe ijambo ryawe mu izina rya Kristo ukaba n'imbaraga nyinshi urukundo rwawe n'ubushake bwawe bikomeze biganze mu izina rya Kristo byari kugutwara cyangwa se uhungabane ariko shima mwami Yesu kurukundo ruhebuje haleluya ntiyashoboye kubyihanganira yaritanze ndadukiza imbabazi zawe Mana nishimye zirenze ubwenge bwacu turatsinzwe tuvuga iki Mana uriye imbabazi mbega ukuntu yababawe n'amafuti y'Imana wishiraho ibyahanze ariko turacantara barasifika ubwo twatomboye igitaramo tuziye kirangiye tuzi gusigaye cantange ariko turanganya yego kabisa muraza mukibura nk'amadirisha kubera yuko n'abantu baracuranga umucuranzi niwe ntiyigeze anyeganyega kera batumvirisha kera atazisibe uze wicare hano barasifika tugiye kumva ijambo ry'Imana muri abantu bose bategura imitima yabo sizi nimba bakoresha indimi zibiri byahise murumva ikinyarwanda abo ngabo ikibanza zida asifika niyanganya kabanza kabanza kinshira biri mu mugabo tuyabereye wavuze asifika sana aiwa ngwereza iminota igitaramo twagitangira gusinya igihe kirangiye nabo barare muri uwo nagiye kuwa gatandatu Bwana asifiwe. Ngira ngo hano kuri mutara. ntabwo Kuri twese n'aho agaragara kureba na twese. Imana ishimwe umuteguro wayo utandukanye cyane n'izaba n'abantu batekereza. Muri gahunda rero ntabwo nabibwiraga ko uyu munsi ndi bubashe kuba hano hantu. Ntabwo nabitekerezaga ariko byabaye mu mwanya mutoya nisanga ndi hano. Imana ishimwe kandi ndashimira Imana kuko duteranye mu rugo rwa bene data. Mu rugo rwa mbere nahagera kandi batwakiriye nk'abashitsi baranatwishimira. Burya abakristu bakira abashitsi
baba bakoze kimwe mu nshingano zabo ariko kandi icyo bakoze ntabwo kigarukiraho bazagihemberwa nyuma y'ubu buzima turimo. Imana ibaha umugisha kandi ibintu mwakoze neza, twariye twahaze twashimye. Imana ibagiriye neza kandi mwakuyemo Imana ibaha umugisha. Amen. Ijambo ry'Imana rizarivuga ngo aho muzagera abakozi b'Imana aho muzagera bakabitaho. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mukuri guhari birasa naho tutari gutwara umwanya muremure niko mpandekereza, ariko kandi ni gutwara muremure tubane maso n'icyo Imana izaba yashatse. Bwana asifiwe. Amen. Nongeye gushimira Imana kubwo ibihe byiza nagiriye hano muri Turondeni. Iri joro nanezerewe, nongeye kunezerwa hano. Micheline azaririmba kumva ibiswa siko bishira muri sinzi ukuntu nza numva zamere kumva Imana izikumbera umugisha nawe. Nukuri uzaririmba neza nkumva ndafashije cyane. Rero azaririmba ngatekereza wenda nk'abatahari birashoboka ko ari nk'uko Miriyamu yari ameze mu rugendo rw'Abisiraheli, kuko yararirimbaga ibintu bigatungana. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ku bintu turaganira hejuru y'urukundo rw'Imana. Bwana asifiwe. Aya ni amagambo ntekerezaho cyane iyo ntekereje umuntu icyo ari cyo n'agaciro Imana yamuhaye, bintera gutekereza byinshi cyane. Buriya kumva ijambo ry'Imana, bene data tubane maso, kumva ijambo ry'Imana ni umugisha ukomeye cyane. Abantu bose duhuriye ku rwego rumwe rwo gutegera, tugategera uko ijambo ry'Imana raza bivuga, ariko abumva bakaba bake, naho abumvira bo bakaba bake cyane kuri babandi. Ni bake bazagera ku rwego rwo kumvira, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abumva ijambo ry'Imana bagakora ibyaryo, abo ngabo ngo bazaba nk'abanyabwenge bubatse inzu ku rutare. Umuntu wumva ijambo ry'Imana agakora iby'iryo jambo ry'Imana rimutegetse, uwo muntu azaba umuntu Imana ibara nk'umunyabwenge. Bwana asifiwe. Dusome ijambo ry'Imana tutarambiranye. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ni cya 3 umurongo wa 14. Nenda twogeza no kwa 17. Haranditse ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane na wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Bwana shifiwe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Nubwo ntekereza ko twakwicara ijambo ry'Imana ryumvikanye. Yego. Amen. Imana yakunze abantu cyane, kandi umuteguro wayo kwari kuzabana n'umuntu mu bwami bwo mu ijuru. Imana yari yarateguye ko izabana n'umuntu mu bwami bwo mu ijuru. Uwo mugambi Imana yawuteguye kera, imfatiro z'isi zitarashirwaho, umuntu atari yaremwe. Bibiliya ivuga ngo Imana imaze kurema umuntu imushyira mu ngobyi ya Edeni, imuha ibyiza byose yagombaga kuba afite muri iyo ngobyi. Ndacamo ayo magambo nitakubwira ngo tugere ku ijambo nshaka ko tuganiraho. Imuha ibyiza yari yarateguye ko umuntu agomba kuba afite muri iyo ngobyi. Umuntu abaho mu buzima bwiza, imuremera umufasha umukwiriye. Ariko Satani agambirira gusenya wa mugambi w'Imana. Bwana sifiwe. Agambirira gusenya wa mugambi wo kuzabana n'Imana, umwana w'umuntu kuzabana n'Imana mu bana. Bibiliya ivuga ngo Imana yari yararemye Adamu,
imwemerera kurya ibiti byose byo muri iyo ngozi ariko imutegeka kutagira kimwe akora. Ariko satani ngo aje kuza aza ari umujyanama mwiza ku mufasha we Eva, amwumvisha kuko Imana yamubeshe, ahubwo ubwenge no kubaho kwiwe neza ari uko yakora kiriya Imana yamubujije. Umugore we amaze kumvira arya kuri ya mbuto, n'umugabo ararya, baracumura imbere y'Imana, batandukana n'Imana. Hagati y'umuntu n'Imana haba itandukaniro rikomeye, nta kindi kintu cyari gihari cyashoboraga kongera guhuza umuntu n'Imana. Umuntu abahindutse umwanzi w'Imana, umugome, kuko Imana ari ikiranuka, yagombaga guhana umwana w'umuntu akiragirana burundu. Gukiranuka kw'Imana kwavugaga ko umwana w'umuntu agomba kurimbuka iteka kuko yabaye umunyabyaha, ariko kandi imbabazi n'urukundo rwe byavugaga ko umwana w'umuntu akwiye kubabarirwa nubwo yacumuye. Imana itegura umugambi munini wo kugarura kandi umwana w'umuntu kugira ngo umuhuze n'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Umugambi wo kongera guhuza umuntu n'Imana, Imana iwutegura kure. Yesu, Imana igambirira kuko agomba kuvuka mu nda y'umwari Mariya, kandi Yesu ubwe yari Imana yuzuye. Bibiri ira Ngamasi karafasha muri cyo kibazo. Wakinze ni ukinze. Nikemure kugira ngo tubane mu mwanya mutoya. Bwana sifiwe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Imana igambirira kuko umwana w'umuntu agomba guhuzwa kandi n'Imana. Bibiri zivuga ngo inama mu ijuru iraterana, bashaka ukuntu umwana w'umuntu yakongera gucungurwa, yakongera kandi guhuzwa n'Imana. Bibiri yavuga ngo mu bakomeye nta wabonetse, ikuzimu nta wabonetse, mu isi nta wabonetse, ariko umwana w'Imana aboneka nk'umwana w'intama, aratambwa nk'igitambo kugira ngo umuntu kandi yongera ahure n'Imana. Araza avukira mu nda y'umwari Mariya. Bibiri zivuga ngo umwana w'Imana amaze kuvuka, Yesu amaze kuvuka, avuka nk'abandi bana, abantu bamwita umuntu nk'abandi, akura nk'abandi, asuzugurwa nk'abandi, kuko nawe uzubaho bene nyoko bakaba gukubita, nawe wenda yabanaga na bene nyina ba Yuda, babanaga wenda mu biryamo, yakikiwe yonka amashereka, Imana ironka. Bwana sifiwe. Ariko ari Imana kuko yari ifite umugambi wo guhuza umuntu n'Imana. Bibiri zivuga ngo si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye, Imana kwerekanwa ari umuntu. Yesu aza ari umuntu kandi ari Imana yuzuye ubumana bwose. Gukiranuka kose kwari muri we, ariko araza abana n'abanyamafuti kugira ngo abashe guhuza umuntu n'Imana. Bibiri zivuga ngo igihe kigeze, igihe gikwiriye kigeze. Bwana sifiwe. Amen. Umwana w'Imana aratanga, yemera kwikorera ibyaha z'abantu. Bibiri zivuga ngo utarigeze kumenya icyaha. Imana yakiranukaga muri zose, yari yuzuye ubugwaneza kurenza ibintu n'abantu, ariko ngo yemera kwambara ibyaha, arenza urwo rwego ab'ibyaha. Bibiri zivuga ngo utarigeze kumenya icyaha ab'icyaha, kugira ngo jewe nawe twunguwe n'Imana, twunguwe n'iyaturemye. Wa wundi wari kure, wari hakurya y'umukuku munini, utabashaga guhura n'Imana, araza yungwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Mu yandi magambo, Yesu ni umuhuza w'Imana n'abantu. Nta wundi muhuza dufite waduhuza n'Imana, ni Yesu Kristo. Hari ikintu kibaho, umubyeyi umumama afite inda y'umwana we, umwana agakura amezi 2 3, kagera ku rwego atangira guteranya ibintu mu nda, umva umwana akaratera ukuboko karareka. Hari ikintu kibaho kimuhuza na nyina. Nyina yazarya akamugaburira. Ni umunyu, ngira abaganga barabizi, cordon ombilical, umunyu. Mu yandi magambo, Yesu yari umunyonyo uhuza umuntu n'Imana. Ni ukuvuga ngo ibiva haleluya, ibiva ku Mana, ibiva ku muntu byanyuraga muri Yesu, umuntu agakunda akaboneka akwiye imbere y'Imana. Izacu ariko n'indari kintu twakagombye kuzaza tunezererwa, wazugenda bashaka ukagonga n'ibintu, wari ukwiye kuzaza unezererwa kuri umwana w'Imana wabujwe n'Imana. Bwana sifiwe. Akenshi twumva ko kuririmba no kwiterera cyane
rimwe na rimwe ari icyo se ndabura uko mbivuga Yesu yakoze ikintu kirenze kuzina no kwiterera yakoze ikintu gikomeye yaduhaye ubugingo buhoraho Bibiliya yavuze ngo Yesu ari kuganira na Nikodemo aramubwira ngo kuko Mose yamanitse inzoka ku giti yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu